uriya ikintu kiye kintangaza cyane mu byo Yesu yigishije, yaravuze ngo umwanzi wawe ntukamuvume ngo ujye umusabira umugisha, kubera yuko burya icyo unaze hejuru nicyo kikugarukaho. Ngo hari n'andi burya abantu bibwira ngo ni Yesu wabivuze bwa mbere, na Salomo yari yarabyanditse aravuga ngo umwanzi wawe nagira ibyago ntuzavuge ngo awa, ngo Uwiteka atavaho abireba akabyibuka ngo hanyuma akamukuraho umujinya we. Ariko ngira ngo ibyo ngibyo byo biri na negative ukuntu, ariko ubundi wowe icyo utegerejweho no gusa na so mu ijuru ukajya uvuga umugisha ku bandi. Ariko nawe niba waje ufite ikibazo kikuremereye, kikunaniye, kikugoye, wenda urarwaye, wenda urarwaje, wenda uri mu kibazo cy'ubukene nk'uburiho muri iyi minsi, icyo ufite cyose ugishyira imbere y'Imana kandi ukihasige. Amen. Ukihasige, kuko buriya nyamunda kubabwira Satani akora nk'abakonvoyeri bo muri taxi. Konvoyeri wa taxi uragenda ugasiga umuzigo waba wicaye nk'ahantu wafashije ibintu muri bisi cyangwa muri taxi, hanyuma konvoyeri akakubwira ngo passager ngusize umuzigo wawe, ukawuterura ukongera ukawusubira nayo. Ariko imbere ya Yesu nuwuhasiga ujye uwuharekera. Satani nashaka no kuwugarura umubwire ngo buriya aho nawusize nabikoze mbigambiriye, wigumanire, ibisigaye Yesu azabikemura. Amen. Hari ubwo abantu babwira gutyo, kandi ariko biriya bintu ni ibintu by'ibipindi, abapastori baba batera abantu. Ahubwo nako biriya ntabwo ari igipindi, hari ukuruhuka kandi ibintu bitameze neza. Amen. Kumenya kuruhuka kandi ibintu bitameze neza. Umuntu umwe bigeze kubabwira bakoresheje ikizamini cyo gushushanya amahoro. Amahoro, bamwe bashushanya izuba rirenga, abandi izuba rirashe. Hari igihe ubona izuba rirenga ukabona ibintu byose biratuje, ukabona birasa neza. Ariko umuntu umwe arabitekereza, aragenda ashushanya umugezi uhurura, hejuru yawo hariho ishami rwose ryegereye amazi, ashyiraho akanyoni kashyize umutwe mu mababa gasinziriye. Aravuga ngo this is peace. Munsi yawe imigezi irimo irahurura, hagize ikizunguza ishami ushobora kugwamo, ariko kuko inyoni ziko ifite amababa iriryamira irasinzira, nubwo munsi yayo hari ibirimo guhurura. Twe turi mu mababa y'Uwiteka. Haleluya. Jya uruhukira aho ngaho, imitwaro n'imizigo yose uyisigira Imana, ubwo igukunda n'ibindi byose izabyitaho. Turagushimye Mwami Imana yacu. Mwami Yesu waduhaye isezerano, uratubwira ngo bakwizera bakagukunda, ngo iteka ryose iyo bateranye baganira ngo mu ijuru, ngo ibitabo by'urwibutso birandikwa. Andika mu gitabo cyawe aya masengesho, wandikemo ibyifuzo byose abagaragu n'abajawe bazamuye imbere yawe muri aka kanya. Turasengera umuntu wese waje hano arwaye, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, cyangwa yasize umuntu urwaye mu rugo, cyangwa undi umuhangayitsi uri mu bitaro, turasenze ngo urambure ikiganza cyawe usubize kwifuza k'uwo muntu, umukize cyangwa umukirize umurwayi kugira ngo bimutere kugushima. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, waratubwiye ngo abarushye n'abaremerewe bajye baza bagusange ngo uzabaruhura. Ahandi ijambo ryawe riratubwira ngo twikoreze imitwaro yacu yose, ngo ko wita kuri twe. Ita ku mitwaro y'abantu bawe, uwaje arushye, uwaje aremerewe, uwaje afite ibibazo bimurenze, bimurushije imbaraga, bimwihebesheje, bimuje gusinzira, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo tuvuza amahoro ku mutima we no kuruhuka ku bwawe. Kandi Mwami wacu Yesu Kristo, waratubwiye ngo iyo duteranye nk'uko nguko, ngo guterana kwera kuvanze n'ibyaha ngo ntabwo bijya bikunezeza. Uwaje ari mu byaha, uwaje akijandika mu byaha, uwaje akiremerewe n'ibyaha, ureke imbaraga z'umwuka wawe wera zimanukire kumwemeza, zimanukire kumushinja, zimanukire kumuhwitura, zimanukire kumukangura kugira ngo ave mu byaha bye. Kandi Mwami Yesu, waratubwiye ngo ijambo ryawe ntirizagenda ubusa. Turasenze ngo iri jambo tugiye kumva uriho umugisha, rimanukana imbaraga, rikore ku mitima, rihindura ubuzima bw'abantu, ribaha icyerekezo gishya kugira ngo bashobore kugukorera, bashobore kukunezeza, bashobore guhabwa umugisha. Mwuka wera rero, kuko niwe twahawe, Mwami wacu yaratubwiye ngo nuza niwe uzenda kubye ukabitubwira. Sobanurira aba bantu, kora umurimo wawe hagati muri twebwe, ugendagende hagati muri twe. Imbaraga zawe zikore ku mibiri yacu, imbaraga zawe zikore mu bitekerezo byacu, imbaraga zawe zikore mu mitima yacu, imbaraga zawe zikore mu bugingo bwacu. Ijuru rimanukira aha ngaha, umwami wacu ashyirwe hejuru, ubwoko bwe buhabwa umugisha. Ko byose ni mu izina rya tuyisaba Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Mushobora kwicara, tugiye gufatanya ijambo ry'Imana. Ndagerageza
kurigira rigufiya kugira ngo twubahirize amasaha. Aho uri umuntu w'umusazi yakubwiye ngo araza kuvuga mu magambo makeya, ushatse wamwongereraho indi saha, kuko iyo utangiye kuvuga nyine isaha imwe ni ubwo wavuze make cyane, sibyo? Ariko mu muri sindi wigezeho ndakoresha iminota nkuko ingana. Murabizi uku kwezi kwa 10 turimo turiga ubuzima bw'abantu bahinduwe n'umwuka wera. Amen. Ubuzima bw'abantu bahinduwe n'umwuka wera. Uyu munsi dufite inyigisho ivuga ngo umwana w'inkuba wahindutse umwigisha w'urukundo. Umwana w'inkuba. Murabizi buriya muri Bibiliya hari abantu bagiye bitwara mu buryo wibaza ukibaza atari ko uyu muntu yari umuntu w'Imana cyangwa yakoreshwaga na kamere. Buriya ubundi ibintu by'Imana ni ukubyitondera. Kubera iki? Kubera ko hari ibintu ubona ukavuga ngo aba bantu ibintu bakoze ubundi nubwo Imana sinzi ukuntu bigenda, ariko nubwo yabaga ishaka guhana abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari abana b'inkuba. Buriya abana b'inkuba bagira igisekuru. Ubwo Yesu yahamagaraga abigishwa bareka bariho mpera kugira ngo mumenye aho iryo zina ryavuye. Ubwo Yesu yahamagaraga abigishwa be muri Mariko ibice 3, ngo yahamagaye abigishwa 12 bo kugumana nawe kugira ngo ajye batuma. Noneho afata uwitwaga Simoni mwene Yona amwita Kefa cyangwa Petero, amwita urutare. Hanyuma Yohana na Yakobo bene Zebedayo. Ubundi twagumye kuvuga Yakobo na Yohana kuko Yakobo niwe wari mukuru. Yakobo na Yohana bene Zebedayo na Salome, ko nyine yitwaga Salome, nawe turamuzi muri Bibiliya. Na Salome abita abana b'inkuba. Kwibaza ariko kuki Yesu yafashe yarebye abo bahungu babiri arabareba baza yabahamagaye, arabareba aravuga ati mwebwe mbise abana b'inkuba. Muraza kumva impamvu. Ariko abo bana b'inkuba bafite ibisekuruza muri Bibiliya. Reka tubanze turebe bimwe muri ibyo bisekuruza, kuko buriya hari ijambo njya nkunda cyane rikunze kuvugwa n'abavuga butumwa bavuga icyongereza ngo every saint has a history and every sinner has a future. Ngo buri mutagatifu wese cyangwa buri ntungane yose ngo ifite amateka. Burya abantu bose muzabona bagendana n'Imana baba bafite amateka. Hari aho baba baravuye, hari ibyo Imana iba yarakoze ngo bagere aho bageze. Amen. Ariko akavuga ngo every sinner has a future. Bivuga ngo n'umunyabyaha uzabona ukavuga ngo uyu ni umunyabyaha ni gaheza. Burya ntuzahebe kubwe utarabona yapfuye, kuko burya buri munyabyaha wese afite future. Iyi Imana imugendereye ashobora guhinduka. Haleluya. Muzi indirimbo tujya turirimba ndayikunda cyane. Hari ahantu igera ni 280 cyangwa 281 kavuga ngo sigaho kwizera guke nawa wundi yakizwa, wibuke ko Paulo nawe yari umwanzi w'ibyiza, yamufasha tunguwe, yemera gukiza ubwo ab'intumwa ya Yesu, yamamaza ubuntu bwe. Amen. Urumva barakubwira ngo sigaho kwizera guke. Every sinner has a future. Buri munyabyaha wese ashobora kugira ejo heza. Haleluya. Wenda nawe wicayemo hano, hari ibyo wagerageje kureka birakunanira, hari ibyo warwanye nabyo biranga, ariko hari ikintu kimwe nenda kukubwira: kura amaso ku byaha byawe, nutumbira Yesu byose arabihindura bishya. Amen. Ndagira ngo rero noneho twibande kuri aba bana b'inkuba bafite ibisekuru. Buriya mu isezerano rya kera habamo abagabo babiri bajya bantangaza cyane. Umwe we nari kuvuga batatu, ariko umwe we namuretse, kubera ko umwe mu bantu bateje ibyago byinshi ni Mose, ariko we yabikoze ku mabwiriza y'Imana. Amen. Ibyago Mose yateje muri Egiputa byari amabwiriza y'Imana. Imana ikamubwira ngo Mose, uyu mugabo Farawo yinangiye umutima kugira ngo abyemere, ongera ukora ikindi gitangaza. Buriya hari abantu bantangaza
Farawo byageze ahantu abagaragu barazaramuga ati gusa urakikomeje mu kwinangira umutima, ntubona ko Egiputa yose yapfuye ariko aranga arinangira. Hari abantu niyo wabakubita, hari abantu niyo wabahondahonda, hari abantu niyo babona bateza ibihombo bakomeza bakagenda mu nzira y'ibyaha. Jewe mporana nabo. Hari igihe wicarana n'umugabo yazanye n'umugore mu bujyanama, ukamubwira ati se ntabwo ubona yuko iyi myitwarire irimo kugusenyera urugo? Ngo ariko agomba kubyumva, abyumve kandi akubwira ko aribyo birimo kugusenyera. Ngo none se ngo agomba kuba umudendezo. N'abagore barabikora n'abagabo barabikora. Umuntu agahitamo gusenya kandi akurikiye icyo adafite. Reka mbabwire icyo bishaka kuvuga. Nubona uri umugabo warasezeranye n'umugore ugafata inshoreke ngo nuko ari ntoya cyangwa ifite ikimero, ugasiga umugore wawe n'abana bawe ugakurikira inshoreke, uba urimo kwirukanka inyuma y'icyo udafite. Kuko umunsi uzarwara ntabwo inshoreke izakurwaza, nunapfa nta nubwo izaza kuguherekeza ku kiriyo. Urimo uriruka ku byo udafite. Ariko ugasanga umuntu ukamusobanurira, ukamuhendahenda, ukamwinginga pe. Niho nasobanukiwe icyatumye Imana igera wari abantu bajya bambwira ngo ariko pastor ngo kuki Imana yanangiye umutima wa Farawo. Mujye musoma Bibiliya zanyu neza. Ku gitangaza cya mbere baravuga ngo Farawo yinangira umutima, ku gitangaza cya kabiri Farawo yinangira umutima, ku gitangaza cya gatatu Farawo yinangira. Bigeze ku gitangaza cya karindwi Imana iravuga ngo Uwiteka munangira umutima. Uzi ukuntu bigenda? Iyi Imana ikubwiye igasubiramo kanga, ibwira umwuka ngo uyu muntu mwihorere, umutima we bakahebwa, azasarura umusaruro w'ibyo akora. Hari igihe Imana ireka umuntu. Mose we rero namukuyemo kuko ibyo yakoraga bibwirwaga n'Imana, ariko nawe yateje ibihombo byinshi. Ariko hari abandi bagabo babiri kandi baritirana, umwe yitwa Elisa undi yitwa Eliya. Eliya yaricaye ku musozi. Muze kureba mu Bami wa kabiri igice cya mbere. Nafashe Elisa kuko nashakaga kugira ngo nze kubona uko mbavugaho bombi. Eliya yicaye ku musozi, umwami atuma abagaragu be ati mugende mufate Eliya mumunzanire. Yohereza abasirikare 50 n'umuyobozi wabo. Umusirikare araza muhagarara imbere, aramubwira ati muntu w'Imana, umwami arantumye ngo ngwino ngo tugufate tukujyane. Eliya aramureba ngo niba ndi umuntu w'Imana, umuriro nuve mu ijuru batwiki. Umuriro uramanuka, abantu 50 barashya. Baragenda babwira umwami uti uzi ba bantu bawe abatwikishije umuriro barahiye. Ntabwo bwari ubwa mbere yamanura umuriro kamenyero. Hari n'umunsi yigeze kumanura umuriro igihe yarahanganye n'abahanuzi ba Bayali. Amanura umuriro utwika igitambo. Ibyo byo byari ngombwa kuko yerekaga abantu yuko Imana ariyo Mana. Ariko kumanura umuriro ku bantu 50 ukabatwika. Ese yababwira ati mwitondeho gatoya ntimunginishe. Mwebwe nimwitahire mubwire ngo yanze kuza, niba kandi ushaka kumufata uyizire. Ngira ngo ibyo byari kuba byiza kuruta ibyo kibyo. Arongera atuma abandi 50 baraza. Burya abasirikare bo barumvira. Niyo bababwiye ati urugamba ari rurakomeye, iyo bakubwiye ngo ujyayo. Ubundi utagiye bakwita dizata cyangwa bakaguhanira yuko wanze kujya ku rugamba. Abasirikare 50 baraje, araza ati muntu w'Imana barakudutumye. Arongera arabareba aravuga ati niba ndi umuntu w'Imana umuriro numanuke batwica. Abandi 50 barapfuye. Bohereza wa gatatu, izindi ngabo 50. Uriya mwami nawe ntabwo yakundaga abantu. Abambere yabohereje barabatwitse, abakabiri arabohereje barabatwitse, yohereje aba gatatu. Bageze ariko wa gatatu yaje mu cyubahiro cyinshi. Araza aramwita umva muntu w'Imana, ubuzima bwanjye n'ubwabo basirikare bo bw'igiciro mu maso yawe, ntudutwike. Yari yaramwemerera baragenda ntiyabatwika. Ariko urumva noneho uyu wa kabiri wundi w'umwana w'inkuba ni Elisa, umwigishwa wa Eliya. Ngira ngo niyo yigiyeho. Elisa ngo yarazamutse agiye Karumeli. Bakunda kujya Karumeli, hari umusozi w'amasengesho. Azamutse agiye Karumeli ngo haza abana. Nawe tekereza abana, burya abana bakora amakosa. Haza abana baza bamwirukanka inyuma ati zamuka wa munyaruhara we, ati hutu zamuke wa munyaruhara we. Arahindukira arabareba. Burya umuntu wese yagututse niyo uri umurokore, ikintu cya mbere gikuzamo ni umujinya. Umujinya umuzamo, ntiyareba ko ari abana batoya, ntiyareba ko ari abana. Muranduka mwabashenzi.
arahindukira ngo arabavuma mu izina ry'Uwiteka ngo idubu riraza ryicamo 42. Umwana w'inkuba. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane kuko ni isomo rikomeye, kuko n'uyu nguyu tugiye kwiga nawe yari mu murongo w'aba bana b'inkuba bamanura umuriro. Buriya abigishwa ba Yesu bajya bantangaza cyane. Buriya icyo Yesu yakoze atoranya abigisha nk'aho yatoranyije, kwari kugira ngo atwereke ko buri wese muri twebwe afite amahirwe yo kuba umukozi w'Imana. Buri wese wicaye muri iri teraniro afite amahirwe yo kuba umukandida w'ijuru no kuba umukozi w'Imana. Reka mbahe ingero mpereye ku byo tumaze iminsi twiga, ngo n'utuntu twatunda abavuga butumwa bajya bandika ariko si ntabwo byabayeho. Ngo Yesu amaze kurokrita abigishwa be, ngo yashatse umuntu w'umuspecialiste muri human resource, babandi bashinzwe mbese igenzura ry'abakozi. Aramubwira ati hano bafite abakozi, ati ndagira ngo ukoresheje ubuhanga bwo mwize bwo kugenzura abakozi na za system zose zo kumenya karakterology n'imico y'abantu, ungenzurira ababigishwa banjye ukurikije mission ifite yo gucungura isi nkayihindura. Aba bantu bazankorera umuti. Expert aragenda arabareba, arangije atanga raporo. Arambwira ati rero nkubwire wowe Yesu ushaka gukoresha abantu, waribeshye mu gutoranya abantu, waribeshye. Analize twakoze yatweretse ko aba bantu watoranije ntacyo bazakumarira mu migambi ufite. Tibanze urebe uriya wise Petero ngo ni uzaba umuyobozi w'abandi. Icyambere ni umuntu uvuga amagambo yarangiza akisubiraho, ni umuntu uhindagurika y'imiyaga igiye niyajya. Uriya ntacyo azakumarira muri iyi gahunda ufite, uriya ntumutegerezeho umusaruro. Twagenzuye dusangamo uwitwa Toma. Uyu nguyu we ibintu byose arabishidikanya. Bene uwo muntu rero ushidikanya ibintu byose nta kintu nawe azakumarira. Ibyo uzamubwira byose azabanza atinde mu bibazo, ntabwo azagenda ngo akore umurimo. Ufitemo umuntu witwa Filipo. Wowe rwose ntumutegerezeho umusaruro, n'ibyawe ntacyo azi. Twamubajije niba kuzi, dusanga ntazi yava niyajya. Muribuka nawe na Yesu igeze kumubwira ati rwose Filipo, wowe igihe tumaranye ubu nturasobanukirwa, ntabwo uzi uwo ndiwe. Ati wowe ntumutegerezeho byinshi, n'injiji zirarisha, n'injiji ntacyo azakumarira. Ufite rero abandi babiri kandi warabiyegereje. Ufitemo uwitwa Yakobo na Yohana, bariya abahungu bo kwa nyoko wanyu. Icyambere bariya bo rwose ntubategerezeho umusaruro kuko amahame yawe nta na rimwe barimo. Icyambere ni abantu bashaka kuzamuka, ni abantu bafite ambisiyo zirenze urugero. Umwe arashaka kwicara iburyo undi akicara ibumoso, kandi mu murimo wawe wandi usaba ibintu ngo byo kuba umugaragu w'abandi. Bariya ntubategerezeho umusaruro, ntacyo bazakumarira, kandi ni abanyamujinya. Urabyibuka muzamukanye ubuhamya baduhaye mu myitwarire yabo, ngo bari bamanuye inkuba ku musozi bawutwitse ngo iyo utahaba. Tekereza none igihe uzaba udahari, bazajya bamanura inkuba bamara abantu. Bati kandi bariya ni n'abanyamacakubiri. Dukurikije ubuhamya abantu batubwiye, ankete twabakozeho, babonye umuntu wirukana abadayimoni mu izina ryawe baramucecekesha, n'ubundi niwe wababwiye ngo niwe wabakosoye. N'ubu udahari bizagenda bite? Nta muntu n'umwe ufite icyo akora. Hari umuhungu umwe twabonyemo ni smart, aziranye n'abayobozi, azi gucunga kashi, azi no kuzishakisha. Abandi bose ushatse wabirukana ugasigarana Yuda, kuko niwe muntu ufite icyerekezo. Urumva nyine ibyo bigaragara nk'urwenya ariko bifitemo ukuri. Abigishwa Yesu yatoranije bose bari bameze nkatwe. Buri muntu yaje afite ingeso ze, buri muntu yaje afite ubwoba bwe, buri muntu yaje afite umujinya we, buri muntu yaje afite ambisiyo ze, buri muntu yaje wese afite uko ameze. Natwe niko tuza, natwe niko tuza. Iyo tuje kwa Yesu tuza turi uko turi nyine. Billy Graham wahoze ari umuvugabutumwa yitabye Imana muri imyaka ishize, yanditse igitabo ngo Just as I am, ngo nje uko ndi. Tuzi uko turi, Yesu akatwakira uko turi, agakureba akakubwira ngo wowe nakurebye, mwebwe nabarebye mbona muri abana b'inkuba, ariko ni muzi mujye muri cercle yanjye. Haleluya. Abana b'inkuba.
hanyuma Yesu arabafata, afata Yohana na Yakobo. Nimusubira inyuma koko murasanga iby'uwo ngo yasesenguye, ubundi bene utwo tuntu batwandika bashingiye kuri Bibiliya. Yohana na Yakobo mu bantu ba mbere Yesu yahamagaye bari barimo. Muri bukahamagara abigishwa be bwa mbere muri Matayo ibice 4, ngo yasanze Yohana, inako yasanze Yakobo, kuko Yakobo niwe wari mukuru. Yasanze Yakobo na Yohana bene Zebedayo ngo bari mu bwato barowana n'abase, bivuga ngo bari bakiri abasore b'imigenda. Arababwira ati mwe nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ngo ishundura barazisiga baramukurikira. Yohana umubona mu bintu byose bya Yesu, Yohana yabaga ari hafi aho ngaho, ariko akaba umwana w'inkuba. Muribuka Yesu atoranya batatu azajya agendana nabo. Yohana ari hamwe na Yakobo mukuru we na Petero. Agiye kuzura umukobwa wa Yayiro yari hamwe na Yakobo na Yohana na Petero. Ubwo yahindurwa gukundi ku musozi yari kumwe nande na Yakobo na Yohana na Petero. Ubwo yajyaga gusenga i Getsemani, buri bucya akajya ku musaraba yari kumwe nande na Yakobo na Yohana na Petero. Yohana na Yakobo na Petero bigaragara ko bari muri cercle y'imbere yabo Yesu yitagaho cyane, nubwo yarazi yuko Petero ari umuntu uhindagurika, akamenya ko Yohana na Yakobo ari abana b'inkuba. Haleluya. Ko buri gituma Imana idukunda ntabwo idukundira ko turi beza. Hari nawe Imana yabwiye Abisirayeli ngo yerega icyatumye mbakunda ngo suko mwari ubwoko bunini, ngo n'icyatumye mbakunda ngo suko mwari ubwoko bwumvira, ngo icyatumye mbakunda ngo nuko mbakunda. Niko nabaye, nge ndi Imana ikunda, mbakunda gutyo gusa. Icyo rero nicyo cyagombye kudutera umwete. Pawulo yarabisesenguye aravuga ngo ariko ntabwo mubona ubwo rukundo ko ari rwo ruturehereza kwihana. Buri ikintu cyahinduye Yohana no kubana na Yesu, ariko icyaje kumuhindura kurutaho no kuzura umwuka Yesu amaze kugenda akayoborwa nawe. Haleluya. Biriya biduha ibyiringiro. Nababwiye ngo buri ntungane yose ifite amateka, ariko na buri mupagani na buri muntu munyabyaha afite ibyiringiro by'ejo hazaza. Haleluya. Haleluya. Noneho njya nkunda Yohana cyane, buriya yari afite n'amashagaga. Muri uko igihe Yesu yatangaga igaburo rya nyuma, Yohana ngo yaramuryamye ku gituza. Mbese yarazi kwigwandika. Bavuga ko yari we mutoya mu bigishwa, ashobora kuba ariyo mpamvu yumvaga ashobora kwigwandika uko ashatse. Yari bucura akigwandika kuri Yesu. Umupastor umwe yigeze kutwigisha aratubwira ngo buriya utangiye kumenyera abakristo ngo bakakwegera cyane, ngo bakaguhobera, ngo mugasangira, ngo bageraho ngaho ngo bakakumenyera, ngo bakagutondagira. Noneho dusatse nawe ariko ni buriya rero reka twemeranye kutemeranya. Hari umukristo ushobora kugutondagira akageza aho Yohana yagarukiye, akagutondagira akageza aho arambika umusaya ku gituza cyawe. Hari umuntu mwari mwabona atondagira pastori bigeze aho ngaho. Cyakora bajya babikora, giye mbona hana abana b'abakobwa nk'abahoze bashima Imana. Abana b'abakobwa barabikora kuko araza, pastor ndashaka yuko rwose ndashaka kumuhobera. Sawa, nditega amaboko nka papa nkamuhobera. Ariko ibyo ngibyo bikunda kuko bameze na Yohana, ngira ngo nuko yari ameze, yumvaga ari petit, yumvaga mbese ari we mutoya kumva ashobora kwigwandika kuri Yesu akamuryamaho. Ariko buriya Yohana icyo Yesu yamukundiraga, yaravuga ati nubwo uri umwana w'inkuba, iyo nkurebye mbona muri wowe harimo izahabu, mbona muri wowe harimo izahabu. Buriya hari abantu uzajya ubona ukabona rwose, no mu bakristo reka mbabwize ukuri, hano hamama abakristo ubundi begereye bafitemo ubwana bw'inkuba bwinshi, ariko wamwitegereza ugasanga mu bantu bagira umumaro mu mirimo y'itorero barimo, ariko n'abana b'inkuba umva. Reka ntaza kuvaho mena amabanga yo mu itorero, ariko abana b'inkuba muraturanye, muraziranye, muri yizi. Harimo abana b'inkuba benshi, ariko ujya kureba ukavuga uyu muntu nubwo ari umwana w'inkuba ariko akunda umurimo w'Imana. Uyu muntu nubwo ari umwana w'inkuba
ariko akunda abantu. Ugasanga akunda abantu ariko agira karimi gatyaye gahanda nk'akimbogo. Iwacu twebwe twavugiye hariya ku mashyamba yo mu Mutara, bajya bavuga ngo imbogo yirigasa umuntu ngo ururimi rwe rumukuraho uruhu. Sinzi niba ari byo kuko ntabwo yigeze ndigata. Iyo twayibonaga twayihungiraga kure. Ariko hari abantu bagira ururimi rumeze nk'urw'imbogo, rurahanda, aravuga gahanda, ariko mwakwicara n'undi mwanya kavuga atari ko uyu muntu nubwo afite ururimi ruhanda ariko ubundi arimo umukozi w'Imana. Hari iby'Imana ishobora kumukoresha. Haleluya. Yohana rero yari bene uwo nguwo. Muzitegereze murebe, uriya Yohana yari wa muntu ukunda Yesu ku buryo bamaze gufata Yesu bakamujyana, abandi bigishwa bose baramutereranye. Agiye kwa Kayafa yinjiye mu nzu, Bibiliya iratubwira ngo Yohana yinjirana nawe. We yaravuze ati niba ari ugupfa, atagombye kubivuga, ntiyigeze yitanga mu manyama, aravuga ati niba ari ugupfa ndapfana nawe. Turinjirana mu nzu y'umutambyi mukuru yinjiramo. Baragenda baramutwara bamujyanye i Golgota kumubamba munsi y'umusaraba. We yarahagazemo, ahagaze munsi y'umusaraba hamwe n'abasirikare bamubambye, arahagarara. Bashobora kuba baramaze gatero, wowe urakora iki hano? Kababwira ati uyu nguyu ni databuja mwabambye, niba mushaka kumbamba nanjye mu mbambe, ariko si muvi iruhande. Burya hari abantu bagira fidelity, faithfulness nk'iyimbwa. Burya mu nyamaswa zo mu rugo, imbwa ntabwo imeze nk'ipusi. Ipusi ishobora kubona bagukubita, ntabwo ishobora kugutabara. Ihengera gusa wicaye, yabona umeze neza, ikaza igatembera igasimbukira ku bibero byawe ikakukuramo keya, ariko ntayitanga. Hari umuntu wari waregatwa n'ipusi. Tiba ipusi. Burya hari n'abantu bameze nkazo. Hari abantu bazi kunyunyuza keya ariko batazi kuzitanga, bameze nk'amapusi. Ariko imbwa upfa kuba uri shebuja, utunguka mu rugo ikaza yiterera hejuru, ikabirasimbutse, ikabigukubisa amajanja, ariko ntuzatinyuke gukubita umuntu ari hamwe n'imbwa ye mbere yuko umukubita imbwa izaba yakuriye, kuko imbwa iri fidele, iri faithful. Burya Yohana yakurikiye Yesu, aragenda no kumuhamba, bamanura umurambo niwe wawakiriye, bawujyana mu mva niwe wawufashe, arinda ageza ku ndunduro. Icyo Yesu yamukundiraga nicyo ngicyo. Hari abantu bafite kuri Yesu, mu bihe byiza aba ari hamwe na Yesu, mu bihe bibi aba ari hamwe na Yesu. Nubwo ari umwana w'inkuba, Yesu akavuga ngo uyu nguyu icyo mumubonamo n'ubwana bw'inkuba, ariko yewe icyo mubonamo ni umwigishwa wanjye. Haleluya. Kuko Yesu abavuga ati ibyo byose, uyu mwana w'inkuba buriya bukungu bumurimo nzamutunganya n'izahabu itari yashongeshwa, ni diyama batari baconga, ariko nimara kumuconga azavamo umuntu w'igiciro. Haleluya. Kandi nimwitegereza neza, niko Yesu yabigenjeje kuri Yohana. Yohana yarabikoze pe. Akurikira Yesu, barajyana, ahagarara munsi y'umusaraba. Yesu amaze gupfa, amaze kuzuka, yandika ubutumwa bwiza bwa Yohana. Burya muzitegereza uburyo ubutumwa bwiza bwa Yohana bwanditse, nta kindi ashyiramo, avuga Yesu gusa. Ibyo Yesu yivuzeho tubisanga mu butumwa bwiza bwa Yohana. Akurikirana Yesu hafi, bitandukanye nuko Matayo na Mariko na Luka banditse. Ariko burya bitugirira umumaro, kuko bamwe baduha iby'imbere abandi bakaduha ibyo hanze. Amen. Yohana yandika igitabo cy'ibyahishuwe, yari akigendana na Yesu. Banatubwira yuko muri tradisiyo y'itorero batubwira ko Yohana niwe wapfuye inyuma y'izindi ntumwa, yapfuye akuze cyane. Ariko nkunda igitabo yanditse bwa nyuma cy'ibyahishuwe, uko gitangira aravuga ngo jyewe Yohana nari ku kirwa cya Patimo bampora guhamya Yesu, ngo ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka. Kumva umuntu ari muri gereza, maximum security, aho kwiheba, aho kwitotomba, aho kwibaza ibibazo byinshi, ku munsi w'umwami wacu ari mu mwuka. Arongera abona Yesu, yandika igitabo cy'ibyahishuwe kitubwira uko ibintu byose bizagenda. Ariko buriya aho umubonera guhinduka kwe gukomeye, ukubonera hariya mu nzandiko ze eshatu. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana abakunda kubara amagambo, icyo bita word count. Iyo ushaka kumenya ibitekerezo by'umwanditsi ukora icyo bita word count.
ukabara amagambo ukareba ijambo rirusha yandi kugaruka kenshi kurutaho. Nufata urwandiko rwa mbere rwa Yohana ijambo rigaruka kuruta yandi ni mukundane. Wa muntu washakaga gutwika umusozi, kuko murabizi biriya bintu bamuvuzeho bitatu. Bwo navuze uburyo yagendanye na Yesu, ariko reka manze mvuge ibibi bye bitatu hanyuma mbone kubereka inu. Yohana na Yakobo bene Zebedayo bari abana b'inkuba koko. Hariya aho twasomye muri Luka mu gice cya 9 baratubwira ngo mbere yaho twasomyeho ngo banyuze ku musozi w'Abasamariya. Kubera gukunda Yesu, rega nimugire ngo babikoreraga ikindi. Kubera gukunda Yesu basanga Abasamariya baravuga ati muducumbikire, umwami wacu agiye Yerusalemu. Baravuga ati kuva agiye Yerusalemu, kuko Abasamariya n'Abayuda ntibumvikanaga. Kuva agiye Yerusalemu ntabwo tubaha icumbi. Noneho ngo Yohana na Yakobo bene Zebedayo baraza begera Yesu baravuga ati umva rero, uzi ibyo Eliya yakoreye abasirikare 50 bari baje kumufata? Undi ati duhura ubusa natwe tumanura umuriro dusige dutwitsa abo bashenzi. Abantu ntibazi uriwe, ntabwo bazi imbaraga zigukoresha, ntabwo bazi imbaraga ufite, baranga bakwimye n'icumbi, twemerera tumanura umuriro dusige tubatwitsa. Weza arabari barakatese abana b'inkuba muzajya mumanura so ku bantu banjye. Ngo arabacyahara babwira ngo ya ntabwo umwana w'umuntu yaje kwica abantu, yaje kubakiza. Nimuze dukomeze tugende. Ariko hari bavuzeho gato bari bamanuye inkuba iyo Yesu atahaba. Noneho mbere yaho buriya nimureba ku mirongo ibanziriza nko kuri 51 ngo baragiye basanga umuntu arimo kwigisha yirukana amadayimoni mu izina rya Yesu. Baraza baramubwira ati rero ubwo tudasengana, ubwo twari uwo mu bacu, utazongera kuvuga iryo zina uvuga ni irya databuja, nta kurikoresha uko wishakiye, ambara agapfukamunwa nurangiza uzinge bagaje usubire mu rugo, ntuzongere kuvuga izina rya Yesu tutagendana. Baraza batanga ripoti kwa Yesu. Baravuga ati hari akagabo twasanze hari akirukana abadayimoni mu izina ryawe, twasize tukambitsa agapfukamunwa. Baravuga ati abana b'inkubi byanyu nibiki? Uwirukana amadayimoni mu izina ryanjye, amadayimoni akamwumvira, ubwo ari hamwe nanjye. Iki ni ikibazo muzabona barumuna ba Yohana na Yakobo turabafite benshi muri iki gihugu, kuri iyi si ya rurema. Umuntu aza akakureba ati usha usengera hehe? Ati hirya hariya muri Anglikani. Ngo ye baba we, ngo burya ngusengera muri Anglikani, ngo Yesu uzigera wuzura umwuka, ngo Yesu uzigera umenya Yesu. None ugasanga umuntu iyo udasengera iwawe ubwo budakizwa. Abo ni barumuna ba Yohana na Yakobo, abana b'inkuba. Ariko Bibiliya ikatubwira ngo murabizi hari igihe Petero yagiye kubwiriza kwa Koruneliyo, arimo kwibaza ibibazo nk'ibyo ngibyo, aba banyamahanga ndaza kubabatiza, ndaza kubigenza gute? Imana iravuga ati kandi uyu mugabo ndamuzi, ni umunyamacakubiri, ntari bubabatize nubwo bizeye. Urumva ni Imana yari yamutumyeyo. Hanyuma Imana ibuzuza umwuka mbere yuko Petero abatiza mu mazi. Ngo Petero ahamagara abo bari bajyanye akoresha inama, tusesha turabigenza dute? Abantu ko buzuye umwuka bataranabatizwa turabima amazi. Bati nta kibazo, reka dusige tubabatije. Basiga babatije. Ariko icyo gihe Petero yarabyibwira ngo mbonye yuko mu isi yose Imana itarobanura ku butoni, abayubaha bakayumvira irabemera. Haleluya. Nicyo Yesu yashaka kwigisha Yohana, kandi ibyo bintu wa murimo abubaha Imana bakayumvira yirabemera. Najyaga mbibwira abantu kera nyitangira kubwiriza ubutumwa, ubwo baramenyereye kuko nigisha ahantu hose. Havuga nigiye nuzuye umwuka ndi umukatolika ngo ubona amadayimoni yari kujeho. Amadayimoni abantu bishyizemo yuko ubwo ndi umukatolike ntashobora kuzura umwuka. Sinya mbabwira hano, nigeze kujyana na mwene data, nari umunyagasaku, ntabwo nashobora kwicara muri taxi ngo mvemo ntayibwirije. Turagiye twari tugiye hirya iwacu Nyagatare, njya muri taxi ndavuga ntabangaho kabisa, ndabapompamo Yesu. Tuva i Kigali tubwiriza, uwo muhungu nawe yaricaye imbere yanjye aramfasha, turabwiriza tugeze hirya nka za Kayonza. Umuntu aravuga tumva rero tubabwire aba basore rwose ibya Yesu mwabitubwiye twabyumvise, n'abatashatse kubyumva ubwo ntibazabyumva, nimwicecekere murekeraho. Turekera aho ngaho. Wa muhungu arampindukira arambwira ati ariko ati mwene data tusengera hehe? Icyo gihe nari nsengeraga hano ku Giporoso. Ndabona nisengera Remera ku Giporoso.
ngo nahoze mbyumva ngo hari ibintu umwuka yakomeje kumbwira ngo nibazaga icyo arimo kumbwira ariko ndagisobanukiwe. Ntiyakubwiraga ngo iki? Ati fata Bibiliya yawe. Ndayifata. Ati reka tujye muri Matayo 3 turahagiye. Ambwira texte turayisoma ubwo mushatse mwanamenye iyo ari yo. Ati Yohana batiza Yesu. Ati uyu mubatizo wigeze kubatizwa? Ndamureba ndamubwira numva mubwire frere uri umunyedini. Ni kuko niba ari umwuka w'Imana wabikubwiraga warabizi ko ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu muri 86 muri pisine nini cyane mu Bwongereza narabatijwe mu mazi menshi. Ahita yambara agapfukamunwa nashaka no kumuvugisha pe communication ihita hagara. Kubera iki? Hari igihe umuntu arebera mu bintu by'idini ntarebere mu byo Yesu avuga. Umuntu akaza akagushyiraho akayogi akagushyiraho urusaku ati buriya rwose ntushobora kuzura umwuka, ntushobora kubona Yesu usengera mu baporoso. Haganise ibyo muvuga ni yewe nabonye Yesu ndi umukatolike. Hari n'ababonye Yesu ari abapagani babandwa bagaterekera. Ntabwo Yesu ari imfungwa y'idini, ntabwo umwuka afungiye mu idini runaka. Ariko basanga abantu babigize abana b'inkuba. Yarabacecekesha Yesu aramubwira ati ntuzongere. Umuntu uvuga izina ryanjye ujye umwubaha mufatanye kuko ubwo wari uwacu. Haleluya. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane. Icya gatatu bakoze abangaba rero bakundaga inyungu zabo cyane. Baragiye begera Yesu. Azaramubwira ati mva rero grand frère yari kazina ariko ntabwo yari utwa mukuru wacu, ubwo yari mukuru wako yari wo kwa nyina wabo. Burya Salome nyina wa Yohana na Mariya barabakaziniza. Nuko muzarebe muri Bibiliya zanyu muzabibona ariko sinshaka kubitindaho ibyo ngibyo. Noneho aramubwira ati rero ugera mu bwami bwawe umwe akicara ibumoso akaba perezida wa Sena, undi akicara iburyo akaba chief justice. Ngira ngo mu Rwanda nuko bitondetse, habanza perezida hagakurikiraho perezida wa Sena na chief justice. Suko bitondekara. Hanyuma kaza gukurikiraho wa parlement hakazaho prime minister. Umva rero ntabwo bashakaga kujya muri abo inyuma, baravuze oya umwe azabe perezida wa Sena ajye ibumoso, undi abe chief justice ajye iburyo, hanyuma ujye hagati. Yesu aravuga ati ariko ibintu mushaka igikombe nzamwera mushobora kukinyweraho? Bati cyane. Ati ibyo byo ntimubeshya muzakinyweraho. Babonye abimye ku iyo myanya aravuga ati cyakora ibyo gutanga imyanya byo ntabwo ari ibyanjye. Baragenda babwira mama wabo batuzi wa mugara mfurere yanze kuduha ya myanya. Muze kubyisomera. Nyina wa Yohana na Yakobo bene Zebedayo araza aramupfukamira aravuga ati mwana wanjye aba barumuna bawe uzabareberere nugera mu bwami bwawe, umwe azicara iburyo undi yicara ibumoso, uzaba utugiriye neza mwana wanjye. Saravuga ati se mubyeyi aba bahungu barambishaze kandi nkubwire bene aba bantu bameze nka Yohana na Yakobo bateza ibibazo ku isi. Uzi umuntu wicara we areba umwanya gusa, kicara areba umwanya, akenshi iyo atawubonye abivamo. Njyasetsa abantu iragabuzeho gatoya nanjye nari mbaye bishop, habuzeho gatoya ciste rwose neza ndiza hasigaye akarongo kamwe ariko ntibyabo. Noneho abantu baza kunyagira, baza kunde mu mutima, baza no rwose hari n'uwambwe ati ndakuburira tike y'indege ntinge heye atujye kuruhuka ntinduhuka iki. Aterega biriya bintu byakubayeho ntabwo bizi nibyahabaye ikize. Ati hari benshi babiciyemo, ati umurimo w'Imana barawureka, amana urugero rwo bazamukanye, ati we yabivuyemo ajya gucuruza. Ndavuga ndakaroga Yesu kuse ko nta wabishobora. Jewe ntamagawe na Yesu ndeko umurimo w'Imana yampamagariye ngo nuko ntabonye intebe. Hari abantu bimye intebe batazakora. Aba bene Zebedayo Yesu buriya ntabwo muzi Yohana kugira ngo mwigishwa w'urukundo, ntabwo muzi aho Yesu yamukuye. Yari uwo muntu bima umwanya akajya kubwira nyina ati ahubwo nawe ngeramo akubumama, genda utubwire uriya kazi aduha umwanya. Isi yuzuyemo abo bantu abana b'inkuba. Aho mukora muzabibona, hari umuntu uzamuka agakora uko ashoboye, byaba ngombwa akakubeshyera, byaba ngombwa akariganya, byaba ngombwa akarimanganya, byaba ngombwa ariko akazamuka. Ntabwo mujya mubabona.
isi irabuzuye muri domene zose abana b'inkuba. Ariko iyo Yesu amaze kugutunganya uratangira ukandika ubutumwa bw'abana b'urukundo. Musome urwandiko rwa mbere rwa Yohana, nta nubwo ari na rurerure cyane, n'urwa kabiri n'urwa gatatu. Ijambo rizamo kuruta yandi mukundane. Umuntu avate mu kuba umuntu wifuza imyanya, mu kuba umuntu uyirwanirira, uyibyiganira, akageza ahantu avuga ngo ibyo ngibyo byo kubyigana mu byihorere, mureke dukorere Yesu. Haleluya. Natwe twicaye ahangaha twese, buriya umuntu uzabona agenda akakira kuticara mu mwanya w'imbere. Barumva mwagiye nk'ahantu umuntu akavuga ngo urumva ngo bavuze abandi jewe ntibamvuga. Ese byagutwaye iki? Ngo ntabwo bari banyicaje imbere. Twigeze gutaha ubukwe na mugenzi wanjye umwe ariko ni umubishop muri ndi torero, ntabwo ari mu itorero ryacu. Noneho rero turagenda tutashye ubukwe, ntabwo turi abakwe bakuru, yewe nta nubwo hari no mu muryango. Tugezeyo ariko urumva turi abapastori. Tugezeyo dusanga sare yuzuye ariko intebe zigihari inyuma. Ndabona reka twiyicarire hano. Ati no. Ati ntabwo twebwe turi abo bantu bicara hano inyuma. Ntabwo ntabwo nyamurushatse bareka twiyicarira hano. Jewe mba ndicaye warakomeza arahagarara. Komeza arahagarara ko ntashobora kwicara inyuma. Nawe se ubukwe ko atari ubwacu, ko twaje tubutashye, kuki udashobora kwicara hasigaye intebe? Ngo ya ngo twebwe ntabwo turi abantu bicara inyuma. Finaroma koko baraza, wari uri muri protokole arambona niyicariye inyuma, ni nanjye yarazi. Arambwira ngo pastor ngo uko wicaye hano inyuma, ariko nta myanya yari iri imbere. Ngo ya ngo reka mbanze njye kwigushakira. Aterura intebe aragenda ari mu mwanya. Ndabwira ariko n'uyu mugenzi wanjye turi kumwe. Ngo reka nongere yindi nze mbahamagare. Hanyuma arangira arambwira ngo ntureba se, nshaka kumbwira se ndeba iki? Wowe ugendeye ku bitugu byanjye ariko urambwira ngo ntureba ndeba iki se? Iyo nahabo bakomeje ugahagarara. Uriya mujye mwiyicarira aho uri, nta mpamvu yo ngo ntabwo banyicaje imbere ukarwara, ukabyimba umutima ngo ntibakwicaje imbere, ukabyimba umutima ngo ntibakuvuze. Uriya icyahinduye Yohana, reka nsoze, icyahinduye Yohana ni ukubona Yesu ku musaraba asabira abamubambye, ahagaze munsi y'umusaraba. Ariko icyamuhinduye kurushaho, ku munsi wa Pentekote Yesu yari yaravuga ngo erega ntimushobora kunkorera muri izi mbaraga na kamere yanyu, muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Kuko biriya byose byahinduye ba Yohana, biriya byose byahinduye ba Petero, biriya byose byahinduye ba Paulo, ni imbuto z'umwuka n'imbaraga z'umwuka. Haleluya. Kubera yuko imbuto z'umwuka iyo zije, umwuka wera araza akajya muri wowe, agatangira akaguhindura, agafata bya bindi byose byari bikomeye, byari bigangaraye muri wowe, akakubwira ngo rega ngo icyambere nkubwira ngo jya ugendera mu rukundo. Murabizi mu Galatiya 5:22 ratubwira ngo imbuto z'umwuka ni urukundo, ni amahoro n'ibyishimo. Izo mbuto eshatu nuzi biba mu buzima bwawe ukazibagarira, ubuzima buzakuryohera. Uzi impamvu? Uriya iyo ukunda ibyo ukora, mpereye ku byo ukora, iyo ukunda ibyo ukora, mujya mwumva mbivuga hano kenshi, iri ni isomo umunsi muzaryiga mukarimenya, ari abanyeshuri ari abakozi n'ikindi cyose. Umunsi uzakunda ibyo ukora uzigera urwara stress. Kuko burya stress ni ugukora ibintu bikakubana byinshi ariko rimwe na rimwe urimo gukora ibyo udakunda. Hari umuntu wari warwara stress kubera ko yarebye filime. Hari uwo mwumvise akubwira ati narebye filime ndwara stress. Filime kubera ko abantu bazireba bazikunze, ashobora no kumara amasaha 8 ntanamenye ko amasaha 8 yashize kuko azikunda. Wari wumva uri hamwe n'umuntu ukunda, amasaha arihuta. Kera nyifite fiance ataraba umugore wanjye, iyo nazaga i Kigali twamaranaga amasaha 2 nkumva yashize vuba kubera ko namukundaga kandi tutari hamwe. Iyo uri hamwe n'umuntu ukunda igihe kirihuta, ntabwo urambirwa. Niyo mpamvu atubwira ngo imbuto y'urukundo n'amahoro. Ni uzumva muri wowe udatuje ukumva urimo gutogota mu nda, ujye ubanza utuzeho gatoya, ubwira umwuka ngo urabizi ndumva ndimo gutogota nk'inkono bashyize ku ziko, banza urema amahoro muri jyewe.
waba uri mu nama, waba uri mu kazi, waba uri muri traffic jam, ko njya mbibona abantu benshi ukabona baratogota. Kizakubwira umuntu urimo gutogota, yewe njye ntangazwa n'abantu, ariko abantu mufite imodoka simbabwiye ngo mumanike, mumbabarire, sinzabona umuntu usengera hano arimo kuvuza ihoni muri traffic jam. Umuntu arifata ari inyuma yawe, arabona imbere yawe hari imodoka nka 50, ukumva aravuza ibihoni. Habese uramvugiriza ihoni ngo imodoka ihinduke indege? Abarimo gutogota. Icara muri traffic jam, nubona bigize uswitching off, wigire mu mwuka ko nta kindi uri bukore, wafashwemo. Icara usenge utuze, traffic jam iraza kugera kugende. Ariko kuvuza amahoni uba urimo kongera stress no kubandi. Ntangiye uvugije ihoni untera umujinya, kandi ari ndimo kwisengera. Nimwige gutuza. Nubona abantu batangiye kuzamura amajwi, ujye mu mwuka, wowe utuze, umanura ijwi, create peace, create joy around you, uremu umunezero. Nsigaye muri ino minsi ndimo ndakora practice, ko nabivuga kugenda ndashaka gusaza neza. Ntabwo nshaka gusaza nshinyitse amenyo, ndashaka gusaza ndi soft, ndi umusaza Imana izangirire neza ye gukuka. Ariko uzi kubona abantu b'abasaza bashaje, ariko byagera ku bakecuru bigashinga umugani. Ariko mureke tuzavemo bene babasaza n'abakecuru buzuye umwuka, ubona bari soft, bameze neza, bavuga neza, badahanda, ukabona ko bisa abana bakagukunda n'abantu bose bakagukunda, ukaba umuntu w'Imana, ntuba umwana w'inkuba kandi ushaje. Haleluya. Abantu benshi iyo basaza bagenda basharira. Twe tugomba gusaza turyoha, kubera kuzura umwuka, kuzura urukundo, kuzura amahoro, kuzura ibyishimo mu mibanire yawe n'abandi. Babandi muri traffic jam kuzura kwihangana. N'umuntu yaba ashaka kugucaho ubona byiganaho kugira ngo agukubire imodoka, ugahagarara ugapoza ukamubwira ngo banza uceho. Njya mbikora kenshi kandi muzi ukuntu bikora, kubera ko yewe abantu benshi bamaze kumenya nka pastori. Harabo njya mu mwanya mbona arimo kumbyiga cyane, nkamubwira ni banza uceho. Ngo mbe pastor ngo ni wowe ngo komeze ngo navuga ni ntacyo, nibura imbuto zanjye zirimo zirakura. Mugerageze twihangane, duce bugufi, tworohe, ingeso nziza, kugira neza, kugwa neza. Izo ni imbuto zigora abagabo, kuko twebwe tuzi ko umugabo agomba kuba ari umuntu nyine rwagitinywa. Oya, umugabo woroshye, uri soft, ukiranuka. Imana ibahe umugisha. Kuko ubundi ku bw'akavukire yacu abenshi turi abana b'inkuba. Sinzi niba benshi mutibonye muri iyo kategori y'abana b'inkuba. Abenshi turi abana b'inkuba. Erega nanjye ntundebe ntiwumve mbabwira gutya. Ubundi uretse Yesu biriya byose mbabwira byaba ari gamboroje, byaba ari amagambo. Ubundi ku bwa kamere yanjye giye kwihangana ntibibamo. Niba hariho n'imbuto ingoye cyane ni ukwihangana, cyane kwihanganira abanyamafuti. Ariko Yesu akakubwira ngo ujye wihangana, wihangane, wera imbuto, we kuba umwana w'inkuba. Amen. Icyahinduye Yohana natwe gishobora kuduhindura. Kandi mbabwira ikintu kimwe nsoza, ikibazo dufite nk'abakristo benshi twakiriye Yesu, ariko ntabwo twaretse umwuka ngo akorere muri twebwe, tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Tugende tworoha ariko dukomeye. Nkunda ukuntu Yohana yanditse, yabonye Yesu mu gice cya 5 cy'ibyahishuwe, ngo umwe mu bakuru yaramubwiye ngo humura Yohana, ngo dore intare yo mu muryango wa Dawidi ngo araje ngo abumbure icyo gitabo. Ngo ngiye kubona ngo mbona usa n'umwana w'intama watambwa. Intare isa n'intama. Uzi uko bigenda? Uba tough minded, ugatekereza cyane, ukagira intego ziri hejuru, ariko ukaba tender hearted, ukagira umutima woroshye, wuzuye urukundo, wuzuye amahoro. Kuko abantu benshi bazi yuko ngo iyo woroheye abantu ngo wabaye umunyantege nke. Oya, nshobora rwose kukorohera abantu kandi mfite icyerekezo, nkaba mfite aho mbajyana ariko nkabihanganira, nkaba mfite icyo nshaka ko tugeraho ariko sinkandagira abandi, nkaba mfite intego nshaka kugeraho ariko sinkandagirane. Nicyo Yesu yaje kutwigisha. Kuko ubukristo bwacu buzagira ubuhamya. Umunsi tuzagenda dufite tumeze nk'intare mu mutima, ariko turi intama inyuma.
ariko atari cya kirura cyambaye uruhu rw'intama. Oya, wuzuye ubushake, wuzuye imbaraga z'umwuka, ariko n'imbuto z'umwuka ari nyinshi. Amen. Wenda wumvise Imana ivugana nawe uyu munsi, wenda nawe ujya wicara ukaba umwana w'inkuba, ugakandagirana, ukabyigana, ukazamukira ku bitugu by'abandi, ariko uyu ni umunsi wo kubwira Imana ngo Mana umpindure, ne kuba umwana w'inkuba, ahubwo mbe umwigisha w'urukundo kandi ndugaragaza kubw'imbuto z'umwuka. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo. Dusoza izi nyigisho ku bantu bahinduwe n'umwuka wawe wera. Urabizi benshi muri twebwe tumeze nka Yohana na Yakobo, bishobotse twamanura inkuba, bishobotse twakubitisha abantu inkuba, bishobotse twamanura umuriro, ariko turasenga ngo twigishe kukwizera, twigishe gutuza, twigishe gukunda abantu, imbuto z'umwuka zibe nyinshi muri twebwe, kandi aho tugenda hose izina ryawe rishyirwe hejuru. Genderera iteraniro ryose, utwubakira ubuhamya bushingiye ku rukundo, bushingiye ku mahoro, bushingiye ku byishimo, bushingiye ku ngeso nziza, no kugwa neza, no kwihangana, no gukiranuka, no guca bugufi, no kwera imbuto z'umwuka iteka ryose. Hasigaye izina ryawe ryubahwe.